Nyagasani Yezu nabane namwe, imitima yanyu nihugukire iby'ijuru. Ushimire Nyagasani Imana yacu, ni koko birakwiye kandi biratunganye, ni ngombwa kandi birimo n'agakiza ko tugushimira iteka n'ahantu hose, dawe Mana ishobora byose, ugahoraho iteka. Mugire iteka amahoro ya Nyagasani, mu rukundo rwa Kristo mwifurizanya amahoro. Niturangiza dusome ijambo ry'Imana. Hanyuma nabashuhuje mu izina rya Yesu. Ntago ndi umushyitsi hano, niba utanzi uri umushyitsi ndakwakiriye. Hanyuma nitwa Munyemana Prote, ndi umupasitori. Ibyo ndumva biba bihagije bitewe n'umwanya mfite. Mureke dusome ijambo ry'Imana. Ngira CV ndende, ariko kukubwira CV yanjye byagufasha ikintu gito cyangwa ntibigire n'icyo bigufasha, ariko ninkubwira Kristo hari icyo biri bukumarire. Imana iha umugisha abakozi b'Imana babanje kuvuga Imana neza. Apotre, imbaraga n'amavuta bikugumeho mu izina rya Yesu, kandi nkunda umuntu uvuga Yesu mu buryo bwiza, kuko nanjye mba numva ariko nabikora. Nuko tugerageza gukora ibyiza, ibi bikatwitambika, ariko ubundi aho nanjye mba numva ariho nakubita, kandi Kristo ajya binshoboza. Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cyo Kuva. Igitabo cyo Kuva turasoma no muri Hoseya. Ndagusabye ubane nanjye maso mu mwanya muto, twumva icyo Imana ivugana natwe. Bampaye iminota 45, ubu ni 9:35. Ubwo ngira ngo utaza gucumura mbere yuko ucumura. Hanyuma dusome ibice byaho mu gitabo cyo Kuva, ibice 21. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 18. Ni igitabo cya kabiri cyanditswe na Mose. Igitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva cyangwa se Kuvayo, cyangwa se abafite Bibiliya y'Ikirundi cyangwa ntagatifu ivuga ngo ni mwiyimuka. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ibice 21 turahera ku murongo wa 18. Hanyuma George nawe abade adushakira ijambo riri muri Hoseya ibice 6 umurongo wa mbere. Dusome. Haravuze ngo abantu nibarwana, umwe agakubita undi ibuye cyangwa igipfunsi, akabirwara iminsi ntapfe, nasindagirira ku kibando, uwamukubise ntazagibweho n'urubanza, ahubwo azarihe iminsi yamaze arwaye, kandi amuvuze arinde akira. Amen. Kongere tuhasome. Abantu nibarwana, umwe agakubita undi ibuye cyangwa igipfusi, akabirwara iminsi ariko ntapfe, nasindagirira ku kibando, uwamukubise ntazagibweho n'urubanza, ahubwo azarihe iminsi amaze arwaye, kandi narangiza amuvuze arinde agira gute? Arinde akira. Aha, Hoseya 6:1. Nimuze tugarukire Uwiteka, kuko ari we wadukomerekeje kandi niwe uzadukiza. Niwe wadukubise kandi niwe uzatwomora. Tuvuge duti amen. Iyi Bibiliya dusomye ifite ibitabo 60 byanditswe n'abantu 40. Igihumbi n'ijana na 189, ikagira ibihumbi 31,102, ikagira inyuguti 3,360,000 n'inyuguti 480. Ntabwo ndi kubigisha teoloji, ndashaka kubwira ubunini bw'iki gitabo. Hanyuma iyo mbisobanuye gutya, nashaka kukumvisha ko igitabo dusomye ari kinini cyane.
ariko ntago iki gitabo gikora kuko wagisomye cyose, kuko ntiwanabishobora. Ahubwo ibyo tubona byose mu isi, ibigaragara n'ibitagaragara, byose byaremwe n'inyuguti esheshatu: habeho. Si esheshatu? Habeho amazi, inyanja zikabaho. Habeho ibiguruka, bigahita byibwiriza bikabaho. Habeho ibimera, ibyatsi by'ubwoko bwose, amahwa n'ibiti byose bikamera. Habeho isanzure, byose bibaho. Hanyuma niba ibintu byose byararemwe n'inyuguti esheshatu, ubwo mbanje kwisegura ku bantu batekereza yuko kuba twasomye ibintu bikeya batari bwakira igitangaza. Yesaya yaranditse mu bice 55, 10 na 11, aravuga ngo nk'uko imvura na shelegi bimanuka ntibisubireyo, ahubwo bikaza bigatosa ubutaka bikameza imbuto, bigahereza umubibyi umusaruro, ngo ni nako ijambo ry'Uwiteka rizamera, ngo ntago rizagaruka ubusa, ahubwo rizasohoza icyo Imana yaritumye, kandi rizakora ibyo Imana ishaka. Bivuga ngo iyo rimanutse rifite misiyo ku bugingo bw'umuntu riziye. Dusomye ijambo turisobanuriho gatoya kubera umwanya. Riravuze ngo abantu nibaramuka barwanye, baba abagore bacakiranye, baba abagabo, baba abasore bahondanye, umwe agafata mugenzi we akamusekura bye kobeta, cyaba igipfusi, waba umugeri, yaba kobise hasi, yaba ari umujugujugu amuteye, mubisome, ryaba ari ibuye amukubise, uyu muntu ngo akagenda akagagara akabirwara igihe kirekire, ngo ariko akagira umugisha wo kudapfa. Muvuge ngo amen. Uyu muntu ngo igihe nikigera akabasha gusindagirira ku kibando. Haleluya. Uwamukubise ngo urubanza ruzahita rugira gute? Rumuvaho. Ahubwo bazahere kuri wa munsi yasindagiriye ku kibando, nibarangiza babare bahereye igihe yamukubitiye, nibarangiza babare iyo mibyizi, hanyuma babare imibyizi guhera ku gihe yamukubitiye kugeza ku munsi yabashije gufatiraho ikibando, hanyuma iyo mibyizi bayibare ayimuhembere cyangwa se ayimwishyure, hanyuma guhera kuri uwo munsi noneho atangire kumutangaho ibiguzi byo kumurwaza kugeza igihe azakirira. Komera Yesu amashyi, ndabizi hari abatangiye kugira ihishurirwa. Hanyuma nusoma umutwe w'amagambo haraza kukubwira ngo n'andi mategeko. Mose Imana igeze kumubwira, zamuka umusozi uzanye ibisate bibiri by'amabuye. Mose ajyana ibisate bibiri by'amabuye yari yabaje, Imana imwandikiraho amategeko, ya yandi tujya tuvuga ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukifuza umugore w'undi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko aya mategeko Abisiraheli bayagenderaho, ariko Mose aza guhura n'ibibazo by'uko hari andi makosa n'ibindi byaha n'andi madega, andi mabi yaberaga mu iteraniro ry'Abisiraheli, ariko hakaba nta ngingo zirengera cyangwa se ingingo zihana abakoze ayo makosa. Hari harimo gukoresha abanyagano bakabambura, hari harimo gusenda abagore, hari harimo gusambana biteye ubwoba, hari harimo kuryamana kw'abantu bafitanye isano, hari harimo kurwana. Ariko ngo icyari gikomeye cyane cyari intambara yo kurwana. Mose azamuka agiye kubwira Imana ingorane ziri mu iteraniro hariya. Yari yahuye n'ibibazo cyane, yarabyukaga mu gitondo umugore akabaraje ati rwose ngwino ujye kundenganura, umugabo wanjye ijisho ritwaye aha, barivanyemo. Mose ati ndaje tujye mu iteraniro. Undi mugore ari akabateye bati umugabo wanjye ubu ngubu ariho aracumbagira, uyu munsi ntituri burye, ntabona uko ajya guhaha. Mose ati ndaje. Igihe akize undi akabino hateyemo, ati noneho umugabo wanjye akaboko baragaciye. Mose yareba agasanga abo bantu ibyo bakoze nta tegeko rigira gute ribahana. Riravuga ngo ntukice kandi ntibapfuye. Mose Imana iramubwira ngo genda noneho utunganya amategeko wowe uri kuri tere. Muvuge ngo amen.
Mose aragenda yandika andi mategeko aza kuyatangariza Abisiraheli, ariko iryo dusomye niryo nshaka ko tuganiraho cyane. Hari amategeko yari yarahawe menshi, ariko muri aya ngaya hari harimo n'amategeko agenga ibitambo. Harimo n'ibitambo by'uko abantu bari amahoro, ibitambo by'ibyaha. Hari aho uzasoma usange ni iyo umuntu yakoraga icyaha, iyo umwaka wajyaga kurangira, itegeko ryavugaga ko azazana ihene ebyiri, yarangiza akazizana imbere y'umutambyi. Yamara kuzizana imbere y'umutambyi, yarangiza agafata ya hene akayishyira mu maguru. Yamara kuyifatisha amaguru gutya, yarangiza agafata mu ruhanga rwa ya hene cyangwa se ya ntama, yarangiza akayaturiraho ibyaha yakoze, ubusambanyi bwanjye bujyane, intege byose akayabyaturira kuri ya ntama cyangwa ya hene, akabiyirundamo ibyaha umuryango we wakoze umwaka wose. Yarangiza umutambyi agahita yohera ya ntama cyangwa ya hene, yarangiza ikagenda, umuntu agasigara agize gute? Ababariwe. Uwahuraga n'ibibazo ni uwaguraga iri tungo cyangwa uwarisangaga mu nzira agiye kurigura. Uyu munsi wa none abantu bajya bahura n'imbaraga zibasanze iwabo bazitanzeho n'amafaranga. Aho tuharenge, ndebera iyi hene uramutse uyiguze ukayizana mu zo wari waroroye. Hanyuma aho naho tuharenge, twigerera aho twasomye. Ageze ahangaha ku bijyanye n'imirwano, arandika aravuga ngo abantu nibaramuka bacakiranye, bagashyamirana, kwihangana bikanga, umujinya ukaba muremure, barangiza bakarwana, umwe agafata mugenzi we akamutera ibuye, cyangwa yarangiza akamukubita ikibando, cyangwa se icyamukubise cyose, uyu muntu yarangiza akanegekara, bagaterura bakajyana mu bitaro, ariko ntapfe. Turashimira Imana ko nubwo twahuye n'ibibazo ariko ntitwapfuye. Ariko mwarapfuye cyangwa murahari? Hari ubutabazi bw'Imana buje ku batarapfuye mu izina rya Yesu. Ayo mashini muyongere muyakomere Imana. Nubwo Satani yadukubise ariko yaraduhushije. Haleluya! Arangije aravuga ati agenda birware ariko ntacyo, ntiyapfuye. Aravuga ngo igihe nikigera uyu muntu akabasha kwegura agatwe, yamara kwegura agatwe agasindagira, agafata ikibando akakigenderaho, akagera imbere y'umutambyi. Wa wundi wamukubise urubanza rwo gukubita ruzahita rugira gute? Ruzahita rumuvaho, hanyuma ubundi babare bavuge ngo wamukubise ryari? Mu kwa mbere. Ubu tugeze mu kwa kangahe? Tugeze mu kwa gatatu. Hanyuma umuhinzi wakoraga iki? Nari umufundi. Umufundi akorera ngahe? Ni 7,000. Ubwo niba amaze imyaka 6 arwaye igikomere wamuteye, hanyuma imyaka 6, ubwo ngubwo ihwanye n'amafaranga angahe kugeza kuri uyu munsi? Barangiza bakabibara bakageza kuri uwo munsi, yarangiza imibyizi ikajya aho ngaho ku ruhande. Yamara kujya ku ruhande, hanyuma bagatangira agasubira mu bitaro, akagenda akamurwaza neza. Haleluya! Akagenda akamurwaza, biratuye ngo amurwaza arindagira gutesha akira. Hanyuma muri icyo gihe iyo wagiraga umugisha wakubitwaga n'uwifite, wakubitwaga n'ugize gute? Ivuga ngo ibi byari icyitorerwa, ku buryo iyo washyamiranaga n'umuntu akakwiyenzaho ukabona kwihangana biranze, uri bumujombe tu, ntago uri bumureke. Warabanza gukareba ukavuga uti ntago mbyihanganira, ariko kariya karima bizahwaniramo. Bivuga ngo iyo wagiraga umugisha ukabona umuntu kwanduranyijeho arifite, ntago wategaga amabuno ntababara, n'ubundi barayakubira, ahubwo wategaga ahagaragaza igikomere, ahazatuma uryama igihe kirekire, ahazatuma abana bawe biga bakarangiza. Rangiza ngo akamutikura, muvuge ngo amen. Akagenda akaryama aho ngaho. Hanyuma wenda ahangaha tuharenge, twigendere ku ijambo twagize gute? Twasomye.
tubonye hariya mu iteraniro ry'Abisiraheli uko byari bimeze, kondisiyo zari zihari. Abantu baragiye bararyama, baragenda bigwandika mu bitaro kugira ngo imibyizi igire gute, ikomeze yiyongere. Babaho ngaho bararyama, umuntu akanakira ariko agakomeza akagira gutya, akabanza batabana ntibararangiza kwiga na kariya na byaje, akaguma aho ngaho ngo imibyizi ikomeze igire gute sha yiyongere. Umva ijambo twasomye dusenga. Ijambo riravuze ngo nimuze tugarukire Uwiteka, kuko niwe wagize gute mwakabyaramo, niwe wadukubise kandi niwe uzatwomora, niwe wadukomerekeje kandi niwe uzagira gute, niwe uzadukiza. Bwira uwo muntu ngo uwagukubise arabyemera. Hose yatangira gukubita Imana mu izina rya Yesu, ngo mu izina rya Yesu. Imana iti reka data, giye uranyahanda umudayimoni, wambwiye ko nza kukurambagiza, byarakunaniye, naje kukurambagiriza, none abakobwa mfite mbona uri butoranye w'umugore naba ngaba. Hose yati ntago byakunda. Imana iti none urabona atari abakobwa, urabona ari abagabo cyangwa? Hose yangu atangira kuzihaza, atangiye kuzihaza, iramubwira iti noneho rero niba wananiwe amahitamo, reka jye nguhitiremo. Iramubwira ngo manuka ku nguni yo hepfo, urahasanga indaya yitwa Gomeri, noneho jye nguhe n'izina rye. Iyo ndaya yitwa Gomeri yaciye ibintu kandi ifite ibinyendaro bibiri, niko Bibiri yivuga, bifite base batandukanye. Uze gusoma mu bice byaho bitatu. Arangije ngo aramanuka, akimara kumanuka hepfo, indaya bita Gomeri yahenuye, yageze gutya tirazitibira muyambiriye n'amakaruvate. Abaramufashe baramanukanye ku itegeko ry'Imana, bagerana muri Yerusalemu. Abantu bose barahurura bati nimuze murebe wa muhanuzi, noneho yaravangiwe. Bati mucunga abana banyu, ubwo yageze mu nda yakabaye buriya noneho niryo vuga butumwa asigaye avuga. Bati nimurebe uriya si Gomeri watumariye abagabo, uriya ni wa wundi wabyaye babana babiri, umwe ni warunako ni warubabe, nimumurebe. Hoseya igisuzuguriro kiba kimugiye, ariko nubwo ahuye n'igisuzuguro ni Imana iri kumukubita. Muvuge ngo amena. Hoseya afata uyu mugore aramuzamukana, amugerana mu rugo, amujyanana n'abana batabyaranye babiri. Bamaze kugera mu rugo, urumva iby'uburaya byaranze Hoseya, ajya mu ivugabutumwa. Agarutse asanga umugore yaragiye, yarananiwe kuba mu rugo. Ashaka umugore aramubura, aryamye nijoro, atangiye gushima Imana ngo Mana ushimwe ko wankijije ririya shyano. Imana ibiraje iti umugore nagushyingiye arihe? Hoseya ati Mana nagize umugisha, nagiye mu ivugabutumwa nasanze yaragiye, sinzi iyo nanjye ari. Imana avuga ati wowe nkavunika nkurambagiriza nguha umugore, warangiza uyu munsi ngo ntuza wari, umutima uranezerewe ngo umugore nagushyingiye ntuza aha. Iramubwira ngo impamvu utamuha agaciro nuko namuguhaye utamukoye. Namubwira iti rero none icyo giye gukora ni itegeko, fata ifeza, fata izahabu. Imana imubwira umubare w'ibyo agomba gutanga. Iramubwira ngo hari umugabo umumaranye iminsi, hanyuma agenda ufata izo nkwano uzishyira uwo mugabo. Yari ari gukubitwa cyangwa yari kugaburirwa? Yari ari ku biti, ariko ni data wa twese wari uriho umukubita. Abantu mwakubiswe na data wa twese muhumure, haleluya. Kaje mbabwira uko ajya kubita. Hose yarangije afata inkwano ajya kuzitanga ku mugabo wari umaranye iminsi amutwariye umugore. Arangije amuzana mu rugo. Bibiliya ntitubwira niba Gomeri yaraje guhinduka wenda akiyumvamo nk'umugabo w'umuhanuzi akambara ibirebire, icyo ntacyo Bibiliya bivugaho. Birashoboka ko yanananiranye agakomeza kugenda gutyo. Imana imutegeka ko bazajya bagenda, nagiye mu ivugabutumwa kandi ntacike intege, ivugabutumwa akarikora nubwo bafite ibyo abantu bari kuvuga. Uyu munsi hari ibyo abantu bari kuvuga, ariko Imana ntishaka ko ucika intege. Uyu munsi urahura n'ibisitaza, ariko Imana irashaka ko wambara imbaraga. Uyu munsi urahura n'ibigukubita, ariko Imana ntishaka ko utinya inkoni. Haleluya. Arangije Hoseya ngo atangira ivugabutumwa, aramanuka n'umugore we Gomeri amufashe agatoki ku kandi baramanuka. Bamaze kumanuka bageze muri Yerusalemu bati rwose Hoseya wikongera kuvuga Kirisito, wikongera kuvuga iyo Mana, ibyawe twarabimenye, usigaye ujya gukura indaya mu migina. None dore ubuse uje kutwe, ubuse uravuga ibihe uri kumwe n'uyu muntu koko? Ibyo ko tubizi, ko tuzi amakuru ye, ko abagore b'abandi yabamaze, aho abagabo y'abandi yamaze. Ahubwo nyamuneka egera hirya abagore bataza kumugukubitiraho, kuko baramuzi kandi baramuzira nk'uko mubizi namwe muzira indaya.
ako kanya ngo Hose yagiye kumva yumva imbaraga zimanutse mu ijuru. Muvuge ngo amen. Uyu munsi wa none muri icyo kigerageza Imana ikuzanira imbaraga zivuye mu ijuru. Hose yanko yumva imbaraga ziragarutse, aratangira abwiriza noneho ubutumwa bwiza. Aravuga ngo nimwumve Bayuda, nimwumve baturage i Yerusalemu. Aravuga ngo murabizi neza ko nsanzwe ndi umuhanuzi muri mwe. Ibyo mpanura byose birasohora, mwese murabizi. Mwese mufite amakuru agize gute afatika. Uyu munsi wa none uyu turi kumwe nawe muramuzi ko ari indaya. Muramuzi ko afite abana babiri tutabyaranye. Amakuru ye murayazi. Ariko uyu munsi wa none nk'uko muzi ko ndi umukiranutsi nkaba mpagararanye n'indaya kandi nyikunze, uyu munsi wa none mwebwe mumeze nk'iyi ndaya imbere y'Imana, hanyuma Imana imeze nkanjye imbere y'iyi ndaya. Haleluya. Ngo atangira kubabwiriza ubutumwa, atangira kuvuga ubutumwa mu mbaraga zishobora byose. Atangira kubabwira ati mwa bagore mwe nubwo muvuga ngo muri abakiranutsi ngo mufite ngo abagabo, ariko muzi namwe ibyo mukora ku ruhande. Abagore bati Imana tubabarire. Ati bagabo nubwo mwirirwa mwirata mwiyamatsa n'iki byose muvuga abandi musebya abandi, ariko namwe muzi hariya hirya muri Gobyori bati Imana tubabarire. Abakobwa bati Hose ati namwe amakuru ntimuyafite bati Imana tubabarire. Haleluya. Barangije ngo bose baratsindwa. Hose yarababwira ati Imana uko imeze muri mwe ifite urukundo bakunda, ariko mumeze nk'iyi ndaya. Nk'uko ndi umukiranutsi nkaba ngendana n'indaya, ni nako kandi nyikunze ni nako Imana ikibafitiye iki urukundo. Bwira uwo muntu ngo Imana iracyagufitiye urukundo. Bwana sifiwe sana. Imana iracyadufitiye iki yemwe urukundo. Arangije kubabisobanura neza, bamaze kubyumva ngo basubiza amaso inyuma, bareba amakosa, bareba ibyaha, bareba kwimika ibigirwamana, bareba gucumura ku Mana no gutatira igihango bari bagiranye n'Imana. Arangije ngo arababwira ku murongo wa 6, ubwo mumaze kubyemera rero nimuze tugarukire Uwiteka. Niwe wadukomerekeje, ari nawe uzagira gute yemwe, niwe uzadukiza, niwe wadukubise kandi niwe uzakomora. Aravuga ngo azaduhembura tumaze kabiri, ku munsi wa 3 azaduhagurutsa, kandi nitumara guhaguruka tuzaba imbere ye tunezerewe. Komera Yesu ayo mashyi yongere mu izina rya Yesu. Ijambo twasomye ryatubwiye ngo abantu nibarwana, umwe yarangiza akadiha mugenzi we akamwemeza, ariko ntapfe. Igihe kikagera agasindagirira ku kibano. Mbariza uwo muntu ngo uracyasindagira? Mubaze turacyasindagira? Mubaze nta kibazo. Mubaze utariko mwene da uracyasindagira? Niba umuzi n'izina mubaze uti Fani uracyasindagira? Wabashije gufata akabando? Wabashe mbese bamama wabashije gufata akabando? Nabasha gusindagirira ku kibando, uwo munsi wamukubise urubanza rugire gute rumuveho. Ahangaho ijambo ritubwiye ngo nimuze tugarukire Uwiteka kuko ari we wadukubise. Abakubiswe n'Uwiteka felicitation d'avance. Uyu munsi wa none mugiye gutangira kubarirwa imibyizi mu izina rya Yesu. Ayo mashyi yongere, zamura haleluya. Abakubiswe n'Imana felicitation d'avance, imibyizi yanyu yamaze kubarwa. Hose tugarukire Uwiteka, niwe wagize gutesha wadukubise. Nagira ngo kano kanyu banze undebere uko wigaraguranye n'Imana ikuzana muri uyu murimo. Nagira ngo banze shishoza neza buretse kujya mu mwuka. Nagira ngo banze utekereze, banze urebe uko wigaraguranye n'Imana ikuzana mu rusengero. Banze urebe uko wigaraguranye nayo ikuzana muri iyo korali. Banze urebe uko wigaraguranye nayo shaye ikuzana mu bushumba, igukura muri bya bintu. Banze urebe uko wigaraguranye nayo jya ari hesha. Banze urebe uko wigaraguranye nayo shaka kugira ngo ikuzane. Banze urebe uko yakuzanye, nta biti yaguhaye, nta biti, nta bikomere ufite yakomerekeye muri uyu murimo.
inkoni zose twakubitiwe imbere y'Imana uyu munsi wa none Imana ije kuzitwomora. Ibikomere byose twahakomerekeye Imana ije kubidukiza. Hagira umuntu uzamura haleluya rusha abandi twumve. Mana ikuzanye ikuvanye hirya iriya irabanza ikagukamuramo igikoma cyose, ikagukubita ikakunyuza mu musoto, ikagukanda ikakwegeranya, wamara guhombana yarangiza ikakuzana muri korari, yarangiza ikakuryamishamo. Bwira mugenzi wawe ngo iyo korari ni agatanda urwariyeho. Agatanda ugize gutesha urwariyeho. Mubaye muri korari mubishaka, murabishaka, ntimushaka kubivamo mukanga, nuko muharyamye kubera murwaye. Mu bitaro ntawe uharyama bishaka, umuntu aryama mu bitaro kubera ko afite ikibazo. Tubaye mu bushumba kuko biryoha, tuhabaye kubera ko ari mu bitaro. Mu bitaro rero wabishaka utabishaka uraharyama kuko nta yandi mahitamo. Umubwiriza yaranditse aravuga ngo muri izo ntambara zose nta kugira gute, nta gusezererwa. Turyamye kuri aka gatanda kubera yuko twakaryamishijweho n'Imana, niko iturwarijeho. Muvuge ngo amina sha. Iyo ikuzanye igukuye hahandi iraguhonda, yamara kukunoza ikakuzana ikakubwira iti ryama mu bushumba, ryama muri ako gakaka. Niyo mpamvu mubona mushumba wanyu yanoze. Niyo mpamvu mubona nanoze narangiye. Yes, twaremeye turyamye ku gatanda, ariko turashimira Imana uwadukubise, uwaturyama. Tuza gake banza wumve icyo nshaka kuvuga. Uwaturyamishije ku gatanda, uwadushize mu bitaro, uyu munsi wa none aratuzi, ntabwo yadutaye, kandi no mu bitaro aradukurikirana. Bwira uwo muntu ngo humura ingeme iri kuboneka. Komera Yesu amashyi mu izina rya Yesu. Haleluya. Ingeme iri iraboneka, muvuge ngo amina. Abatari kumiho n'ingeme ngo ntabwo muryamyeyo neza. Ryama ku gatanda unege kare kandi ujye ugaragaza ijisho rimwe, batagira ngo wakize bativa kuri icyo gitanda ajya hariya. Wari uzi ko hari igihe haza umurwayi ukurusha kuremba cyane bakakubwira bati wowe ugiye hanze uba utanze igitanda? Ubwo uzi ko nta bandi bari hanze Imana ishaka yakuzana muri uwo murimo? Uzi ko nta Imana ishaka kuzana muri iyo korari? Uzi ko nta bandi uyu munsi hari abamaze kuva mu bushumba bagiye, hari n'abandi baje biganditse bameze gutya. Bitewe n'iki? Nimuze tugarukire Uwiteka kuko niwe wadukomerekeje, niwe uzadukiza, niwe wadukubise, kandi niwe uzagira gute, niwe uzatwomora. Azaduhembura tumaze kabiri, ku munsi wa gatatu azaduhagura. Haleluya. Mukomere Yesu amashyi tugiye gusenga. Utari mu bitaro, ninde uri muri iri teraniro ubayeho nk'uko ashaka? Dore ikintu kizakubwira ibimenyetso biranga umuntu uri mu bitaro. Umuntu uri mu bitaro ntagira isaha yo kuriraho, kuko mu bitaro ntibateka. Igihe abamugemuriye bamugereyeho ni carira. Yes. Arabatangiye kubyumva. Nababesha. Iyo uri mu bitaro uravuga ngo ndarya saa yine. Igihe abakugemuriye bakugereyeho ni curira. Barizo umuntu ngo akora kumvise cyangwa nta kumvise. Igihe bakugemurira abazamu bakababuza kugira gute kwinjira, bati isaha yo kugemura yageze gute, yarenze, ukaza kurya nimugoroba, cyangwa bakagira gute bakabisubizayo, ukaburaza abana, cyangwa ukarara utagize gute utariye.
icyo ni ikimenyetso cya mbere kiranga umuntu uri mu bitaro. Cya kabiri kiranga umuntu uri mu bitaro. Mu bitaro nta kurya ibyo ushaka kurya, ibyo bakugemuriye n'ibyo urya. Nakubwiye ngo nta mbabura, nta gaze ziba mu bitaro. Ibyo bakugemuriye n'ibyo ugira gute n'ibyo urya. Nubwo bazana ibyo udakunda uragira gute urabirya cyangwa ubireke, kuko ni mu bitaro. Icyo ni ikigaragaza umuntu uri mu bitaro. Ariko Imana ishimwe uwadukubise, muvuge ngo amena. Nagira ngo kano kanya tugiye gusenga, buri wese atekereza igihe yagiriye mu murimo, atekereza iminsi amaze kuri ako gatanda. Tugiye kubarisha imibyizi mu izina rya Yesu. Amen. Muvuge ngo amena cyane. Amen. Nagira ngo urebe ngo morali nyimazemo imyaka 20 nyinegekariyemo, reba ukuntu nabaye, yewe. Ariko turashimira Imana, nako gasura mufite n'ingemu. Bwira uwo muntu ngo nako gasura n'ingemu. Wowe ukurikije imyaka umaze muri ibyo bitaro, umaze muri icyo kibazo, wakagombye kuba usa gutyo. Bwira uwo muntu ngo nuko ugemurirwa. Mushumba, nako gakote wambaye n'ingemu ntago wari wagera aho ugera. Ako gakote wambaye n'ingemu, niyo kanzu madamu yambaye n'ingemu. Wamuhabaza amakuru ya date, mu by'ukuri koko ni n'ingemu. Amakuru ya wadukubise aradukurikirana za haturwarije. Muvuge ngo amina cyane. Hallelujah. Mwongere muvuge ngo amina. Wadukubise aza aho ageze gute aturwarije. Numvise bavuga hano amakorali atandukanye bakira abaririmbyi, bamwe baraboneka abandi barabura. Hena korali yabuze uyihagararira, tuyoberwa aho bagiye. Ubwo bavuye ku gatanda, se buriya bagiye bakizera. Wasanga babonye ingemu bakayirukankana. Hari igihe Imana gutera agakote, yamara gutera agakote cyangwa akavate, ugahita ugira ngo indwara yarakize, kandi ari ingemu yari igiye kumufasha kuramba kwa muganga muzaje. Abantu batorokanye ingemu batarakira. Abo mwabanaga hariya hakurya benshi sinababonye. Yes. Batorokanye ingemu kandi barasengerwaga rwose, byari bimeze neza, bari baduhagiye, bari baratabawe. Sawa, batorokanye iki? Ingemu. Warabasengeye, ingemu iraza, barangije bagira ngo ibibazo byacemutse, ingemu bagira gute barayitorokana. Tekereza noneho uri kwa muganga bakakuzanira teremusi y'igikoma, ukavuga uti ubuzima bw'ubu bigize gute buratunganye, ugatorokana teremusi y'igikoma. Ese wagera hanze iyo teremusi ikamene? Ese ubundi itamenetse kiriya gikoma cyagutunga iminsi ingahe? Niyo mpamvu uyu munsi wa none ubona abantu bateye imbere ibyumweru 2, bateye imbere umwaka, undi mwaka ugasanga basubiye mu butayu kongera gusenga. Nuko batorokanye ingemu, bagiye batarakira. Ariko ijambo riravuze ngo izaduhembura tumaze kabiri, ku munsi wa gatatu azaduhagurutsa tuba imbere ye tugize gutesha tunezerewe. Ndagusabira kuguma kuri ako gatanda ugakomeza ukigwadika. Haleluya. Ukwingemije ugaragaza ijisho rimwe, uyigumire muri korali, iyo ngemu ikomeze igire gute izi. Hariya imibyizi iri kubarwa. Navuze ngo amen. Uko igitenge kije ukomeze wigwandike, ugaragaza ijisho rimwe, wigwandike. Uyu munsi nanjye nigwandikiye mu bushumba. Muvuge ngo amen. Yakuzana ikahagushyira, ikahakuryamisha, iti we baho ngaho ryama mu bushumba. Ukawushyira n'abazamu hariya ku muryango, uwemerewe kuhasohoka ni umuntu ufite icyangombwa kigaragaza ko ibimutaro bimusezereye yanishyuye. Kandi nta muntu usohoka kwa muganga atagize gute adakize, keretse afite taransiferi. Uyu munsi rero ingorane abantu bafite, basohokanye ingemu, bagize ngo baratabawe, bagira ngo biciyemo, bagira ngo birakunze. Ewa n'ibiteremusi by'igikoma do n'ubuparutomanje barabusohokanye, bavuye mu korali zisigariye aho. Mbese muri make ngo babonye akazi hariya hakurya ngo ka 25 do, bavuye neza. Nazo ubundi korali ririmba buri munsi, korali zirepeta buri munsi, byakubuza gukora.
bwira uwo muntu ngo njye ndahaguma, bwira uti njyewe ndahaguma. Haleluya, 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 haleluya. Abaririmbyi mugume kuri ako gatanda ingeme ikomeza izi, hariya hari imibyizi. Umunsi muzamara guhaguruka abantu bazabona amateka yahindutse, kandi iby'Imana izabaha nta muntu uzabibanyaga. Muvuge ngo amina cyane. Ntabwo umuntu uzabibanyaga, nta nubwo isi izabibanyaga. Ahantu hatoye umurongo baragiye mubihorere. Niba hari ikintu kigora mu buzima ni ukujya gushaka taransiferi. Biroroha cyangwa biragora? Biragora. Ubwo nugera hanze ukongera ugakubitana cya kindi kandi ko taransiferi yarangiye agatanda warakavuyeho, azaryama he? uzaryama he kuzasanga agatanda hari undi wakagiyeho? Umuririmbyi yaravuze ngo urava mu murongo harinjiramo undi, urava ku gatanda hararyamaho undi, hari abandi Imana iri gukubitira hariya hanze iri kuzana. Ndi nkawe rero nakigwandika ahubwo nkaba gitifu w'ibitabo, ngakomeza nkaryama ingeme igakomeza ikaza hariya inyuma, imibyizi ikaba igira gute? Ikaba yiyongera. Haleluya, haleluya, haleluya. Abantu nibarwana, Imana yemeye ko ariyo yatujiguye. Tugarukire Uwiteka, niwe wadukubise, niwe uzadukiza, niwe wadukomerekeje, niwe uzatwomora. Azaduhembura tumaze kabiri, kandi ku munsi wa gatatu azagira gute yemwe? Azaduhagurutsa. Hari ibimenyetso by'ibyiza bigaragaza yuko iyi ndwara atari yo kutwica, ahubwo ari yo gutuma izina ry'Uwiteka rihimbazwa. Bwana asifiwe sana. Semeni haleluya, haleluya, Haleluya. Rero mugume ku gatanda, bashumba mukomeze mugume ku gatanda. Mana iragemura, ngende iraza, inzu ziraza, byose bikenewe biraza, ariko ntago turakira, ntituragera igihe cyo gusohoka. Yavuze ngo izaduhembura tumaze kangahe? Gatatu. Kabiri, ku munsi wa gatatu tuzahaguruka tujye gutura imbere ye tunezerewe. Uyu munsi wa none abantu bavuye mu nzu y'Imana kubera ingemu, abantu batorokanye ingemu ngo batabawe, byabayobeye. Hanze hariya ni habi, nyamara Imana yahagukuye ikuzana, uzi imbaraga yakoresheje, uzi uko hari hameze, none uriho urarwana intambara yo gusubirayo. Ndi nkawe rero, ntabwo iyo ntebe nayivaho, ntabwo aka gatanda nakavaho. Jyewe agatanda kanjye nkagumye. Amen. Imana, jyewe agatanda kanjye ngize gute? Nkagumyeho. Jyewe agatanda kanjye ngize gute? Nkagumyeho. Abumva bafashe icyemezo cyo kukagumaho muzamura icyubahiro cy'Imana. Yes, mugume ku gatanda. Tugiye rero gusenga Imana, tugiye guhamagara ijuru riduhereza imbaraga zo gukomera no kugira gute? No kwihangana. Iki umuntu nakubaza ngo hariya ko hatinze, uzajya umubwira ngo sindakira. Uracyari muri ya korari nyivemo ntakize? Uracyakora na wa mushumba ntandukane nawe ntakize se? Bibiliya iravuga ngo muhore mwiteguye guha igisubizo umuntu wese uzababaza iby'ibyiringiro byayo. Ariko uyu munsi abarokore bananiwe gusobanura ibyiringiro byabo. Mubaza utariko buriya hariya muri Karuvari buriya ukurikiyemo iki? Umutwa kera bakibaho, abo bitwaga ngo ni abatwa bahozeho kera, ubu ntabakibaho. Yagiye kubazwa ngo azabatizwa, yageze imbere ya padiri, padiri amubaza atariko runa buriya muri Kiliziya Gatolika ukurikiyemo iki? Yari ari kubarizwa umubatizo. Arangije ngo aramureba ati nanjye binyobere padiri, nanjye binyobere padiri. Nguko uko abantu mwisi nta byiringiro byabo, ntago bazi kubisobanura, ntibazi babesheje hano muri Karuvari. No, ndakubwiza ukuri. Niyo mpamvu uyu munsi wo mwafatanaga agatoki mugendana, tujye kurepeta, tujye mu murimo w'Imana, tujye kwinginga. Uyu munsi wamushaka na nimero nteze ntazi kibaho. Yagiye he? Yarakize se? No, yananiwe gusobanura iby'ibyiringiro bye. Baragurutse. Ni iki kibagurutse? Se ubundi bagiye
ngo bahuye n'intambara, bahuye n'ibigeragezo, bahuye n'ubukode, bahuye n'iki, batwaka amafaranga. Nigiriye muri ADPR, nigiriye mu badive. Mbwirirwa umuntu ngo icyo uba uhinduye ni ikigo, ariko amasomo yazakomeza.